Kanombe mu Busanza urusengero rwa mbere rumaze gusenywa mbese rugeze ku butaka hasi. Wakibaza ngo bigenze bite, ese nurwaye hehe? Kurikira inkuru rero hanyuma wumve uko bigenze. Hanyuma n'urusengero rwa rumaze igihe kabisa rukora, urusengero rufite abakristo benshi, n'urusengero rwa rumaze gutwara amafaranga atari makeya, n'urusengero rwa rumaze kumenyekana hirya no hino bitewe n'imirimo n'ibitangaza Imana igenda ihakorera. Aho yari yaramaze guhamagara umukozi wayo cyangwa se gutoranya umukozi wayo, ikamugabira umurimo hariya mu Busanza bwa Kanombe. Abantu benshi bamaze kuhamenya, bari bahazi, ahazwi nko kwa Mama Ito. Ni urusengero rwose bari bamaze kumenya cyane rwose. Kwa Mama Ito nta bantu bari muri Kigali ngira ngo batahazi, cyane cyane muri tuno turere tugize umujyi wa Kigali, ariko n'abavaga mu ntara hirya no hino bazaga bitewe n'imirimo Imana yahakoreraga. Hanyuma rero inkuru y'incamugongo itubwira ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 mu masaha ya saa 4 za mu gitondo, mu masaha saa 4 za mu gitondo aribwo ipiki cyangwa se ibikoresho byo gusenya byatangiye gukora kuri runo rusengero. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu birebetse nabi ku bantu barere kubireba cyane, byari biteye ubwoba. Ariko bamwe bavuga bariruka baravuga ati ibi bintu ntabwo byaba tubirebesha amaso. Abandi mu baturage barazunguruka baravuga ati rwose ibi bintu ntabwo byumvikana. Abandi bati ishyano riratugwiriye, mbese Mana Nyagasani turabigenza gute? Ngira ngo abenshi nuko n'ubutayu bwamaze guhagarara, abenshi baba bamaze kugera mu butayu bagiye kubaza Imana ibintu bibaye. Ariko abenshi ngira ngo ubu bari ku mavi, bari kurira bavuga ati ibintu tubonye n'amayobera. Hanyuma rero ubwo bamwe bari barimo bibaza ngo ese urusengero rwacu twasengeragamo ko rwahagaze, rwafunzwe, noneho bongeyeho n'amarira avuga ngo ruribagiranye burundu. Burya iyo hamaze kuvaho amabati, akavaho igikanka, akavaho amatafari, akavaho kurinda bugera hasi ku butaka, ubwo nyine mu yandi magambo biba byamaze kuba dance. Yes. Hanyuma rero ngira ngo burimo muragenda mubireba ku masukurini yanyu, amafoto tugenda tubereka uko bimeze. Cyane ko inkuru nyine nuko inkuru ni yakababaro, ariko mu ruhande rumwe, mu rundi ruhande abandi mumenye ko ariko byavuzwe ko insengero zitujuje ibisabwa cyangwa se insengero zubatswe mu kajagari, izo ngizo nyine kabisa zitemewe. Ubwo mu yandi magambo iyo bavuze ngo ntizemewe abari ku butaka cyangwa se gukuraho ukajyana amabati hirya ukareba ikindi kintu uyakoresha. Ariko ndibaza bamwe barimo baribaza ngo koko aya mazu nibura iyo bareka cyangwa se izi nsengero iyo bareka tukajya tuzikoreramo n'ibindi birori, abantu bashobora gukodesha aya masare bitewe n'uko amasare yari atwaye amafaranga menshi, wenda se ntitube tugisengeramo, ariko nibura abantu bakaba bakora ubukwe, bakaza bakiyakiramo, bagakora amaresibusiyo, cyangwa se n'abantu bakeneye kuba bakenera sare zo gukoreramo inama bakaba bazikoreramo inama. Ngaye nguko urusengero rwose nabivuga ko rwamaze rwose kuba rwakwibagirana, n'urusengero rwamaze kuba rwakwibagirana cyangwa se rwamaze kuba rwashyirwa hasi. Buriya iyo mvuze ngo kwibagirana, iyo urusengero rwamaze gusenywa nyine ubwo bivuze ngo n'ibikorwa byarwo biba byamaze gusibangana cyangwa se kwibagirana. Yego. Hanyuma tubona gukomeza rwose Mama Ito tukubwire ngo rwose komera, komera rwose, komera rwose mukozi w'Imana, komera mukozi w'Imana, ndetse n'abo mukorana cyangwa se abo mwakoranaga bose turabakomeje, ndetse n'abandi mwese mufite insengero zagiye zihura n'aya mabwiriza cyangwa se zigongwa n'aya mabwiriza, zikaba zarageze mu zitujuje ibisabwa cyangwa se mu zubatse nyine mu buryo butemewe. Yego. Hanyuma ngaye nguko ubwo amaso yanyu namwe arimo aragenda aguha. Nawe rero niba usigaye urusengero rwawe rugihagaze, ushatse wabayikuriraho amabati, niba uzi ko ruri gukemangwa muziri gukemangwa, wabayikuriraho amabati ugakuraho n'inzugi kugira ngo bitazagira ikibazo, kuko urabona ko ibikorwa kabisa byatangiye gushyirwa muri gahunda.
byaravuzwe abantu batangira kujya bavuga ngo ni ibintu bitazasohora, ni ibintu by'amagambo, ni ibintu oya, ntago ari amagambo, ahubwo abafite insengero muzi ko zitemewe cyangwa se zitujuje ibisabwa bikaba byaravuzwe bikaba imikino. Ubu mwabibonye ko rero ibintu byatangiye kuba byatangiye gukorwa cyangwa se gushyirwa mu bikorwa. Kuraho amabati yawe niba uzi ko rutemewe, kuraho amadirishya, kuraho ibikoresho ubona bishobora kuba byakubyarira inyungu cyangwa amafaranga hakiri kare kugira ngo hatazagira ibihangirikira. Ngayo nguko mugira amahoro y'Imana kandi Imana yerewe mu ijuru ibagire neza, ndabakunda. Ukwezi kwa 9 2024 kuva isaa 4 z'amanywa kugera isaa 9 z'amanywa nibwo bivuga yuko uru rusengero rwabashe kuba ruri gusenywa ndetse kabisa rukurwaho rushyirwa hasi ku butaka kabisa. Ngira ngo murimo murabireba ku mascreen yanyu, ngira ngo murimo murabireba. Hanyuma rero ni inkuru kabisa ibabaje ku ruhande rumwe wa Kristo, ku bantu basengeye, ku bantu bumvisha Imana, ku bantu baherewe amasezerano, ku bantu Imana yavuganiye nabo hariya kandi ikasohoreza imirimo n'ibitangaza. Hanyuma rero ni abantu benshi bafite agahinda nkurikije amakomenti y'abantu cyangwa se ibitekerezo by'abantu ndi kujya numva, nubwo benshi batari ngombwa ko baza kuri mikoro kubwo umutekano cyangwa se kubwo impamvu zabo bwite, ariko barimo baragira bati rwose turababaye cyane, ahantu twahumviye Imana, ahantu twaherewe amasezerano, ahantu twakuye amazu, twahubakiye amazu, twakuye abagabo, twakuye abagore, twakoreye ibirori. Mbese abantu benshi barimo bararira bafati rwose ibi bintu ntabwo tubyumva. Bamwe bari kuvuga ati banza ari inzozi, abandi bari kuvuga ati rwose twebwe turabona ari amahano, abandi mbese buri wese arimo arabivuga ukwe, buri wese arabivuga. Hanyuma ikaba ari inkuru y'akababaro cyane bitewe n'uko abaturage cyangwa se bamwe mu bahasengeye barimo bararira cyane, bari kubogoza bavuga ati rwose ibi bintu tubonye, ibi bintu tureba, ibi bintu tubonye ntabwo twumva niba ari ku manywa cyangwa niba ari nijoro, niba turi mu nzozi ntabwo tubizi. Cyakoze icyo barimo baravuga ati tuzi yuko Imana ishobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yayo igere yose. Hanyuma rero ngaye nguko n'urusengero rumaze rwose gushyirwa hasi. Ngira ngo murareba mukabona inyubako yarwo uburyo yari yubatse, ngira ngo murimo murareba uburyo rwe rwubatse rwose rwatwaye amafaranga atari makeya. N'urusengero rugaragara ko rwatwaye amafaranga atari makeya, haba inyuma ndetse n'imbere harwo, cyane cyane nk'abantu basengeyeho bavuga ko imbere harimo ubwiza bwinshi burenze ubwo hanze. Cyane cyane ko batubwira ko harimo amakaro, amaprofo y'amarangeti, amasound profu, harimo mbese ibintu byinshi byatwaye akayabo k'amafaranga. Ubu rero rukaba rwamaze gushyirwa ku butaka, ngaye nguko. Mu yandi magambo b'abantu bafite inganzo yo kuririmba nimwongere muvuge ngo ibintu birakaze. Ibintu birakaze. Amazi si yayandi kabisa. Ibintu bigize gute? Ibintu birakaze. Insengero zubatse mu kajagari cyangwa se insengero zitujuje ibisabwa, yewe gadata we. Ubwo bivuze ngo naba mu mwaranze kwemera mutangire mwemere ko ewana ibyavuzwe bigomba kugira gute gusohora. Reka mbashimire mu mwabanye natwe, hanyuma wowe ubanye natwe ubwa mbere tukanda kuri subscribe ndetse comment yawe tuyibone aha ngaho. Mpabaye ku bwanyu, muhabaye ku bwanjye, kugira ngo tubashe kuzamuka twinjire hejuru cyane kandi tubane 5 kuri 5. Ndabakunda rero, like yawe hanyuma share ni ibintu byanyu, hanyuma ubundi tugakomeza tukinjira mu buryohe. Nge ndi Niyongira Bernard, ikiganiro ni hirya no hino byifashe bite. Ijwi ry'abahanzi rero TV mba mpababereye kugira ngo tubashe kuzamuka mu bicu. Ndabakunda, mugire umugoroba mwiza. Ciao.